Muraho neza nshuti zanjye, muri iyi videwo tugiye gusesengurira hamwe akamaro k'ifu y'umugombe mu buvuzi bwa gakondo, cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu nk'amahumane ndetse n'ibisebe. Turarebera hamwe uburyo ifu y'amababi y'umugombe ikoreshwa, icyo yaba imariye uruhu, n'ukuntu ushobora kuyikora iwawe mu buryo bworoshye kandi busanzwe. Mu gihe rero hari benshi bazi umugombe nk'igiti gitanga imbuto, hari n'abazi ko amababi yacyo afite ubushobozi bwo kuvura indwara z'uruhu ndetse n'ibisebe. Ni muri urwo rwego rero ifu y'umugombe ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo nk'umuti w'indwara z'uruhu, kubera ko ifite ubushobozi bwo gukiza amahumane, ibisebe, ibiheri ndetse n'inkovu zidakira. Muri iki kiganiro rero turareba uko iyo fu y'umugombe ikorwa, uko ikoreshwa ndetse n'akamaro kayo mu buzima bw'uruhu. Ntimucikwe rero n'ikiganiro ndetse n'andi mashusho nk'aya binyura kuri Byakubera TV, mukande subscribe mubane natwe muri ibi bihe ndetse musangize n'abandi iki kiganiro kugira ngo nabo bibafashe nk'uko namwe bigiye kubafasha. Kandi mutange n'ibitekerezo, ese mwifuza ko twajya dukora gute? Twagiye rero. Ifu y'umugombe muri rusange yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ndetse n'ibisebe. Ubu mugiye kwibaza ngo ese bikoreshwa gute, bigenda bite? Ngiye kubibaza iri muzi n'umuzingo rero kugira ngo namwe bizabafashe. Ukuntu rero umugombe wifashishwa mu kuvura ibiheri n'indwara z'uruhu, ufata amababi y'umugombe ukayavanga n'amavuta y'inka akuze, cyangwa se ukayavanga n'amazi asukuye asa neza cyane, cyangwa se ukaba wavanga n'ubuki ku buryo bihinduka akantu k'agatsima koroshye, ukabishyira ku ruhu rwafashwe n'ibiheri cyangwa se izindi ndwara z'uruhu. Ubyomeka ku gisebe cyangwa ku ruhu rwafashwe. Mu by'ukuri njye ndi umugabo wo kubihamya, kuko umugombe waramvuriye pe, wamvuriye umwana amahumane. Kuriya rero umwana afatwa n'amahumane cyangwa se utualeriji ubona twaje ku ruhu rw'umwana ndetse n'umuntu mukuru uwo ari we wese, ufata nyine ifu y'umugombe ukayivanga n'amavuta y'inka ariya twita ngo nakuze, ariya bakoresha nk'umuti. Urabivanga neza agafu kayo, warangiza ugasiga hari ikibazo, ukabikora 2 ku munsi. Impamvu rero umugombe uvura izo ndwara z'uruhu, amababi y'umugombe afite ubushobozi bwo kurwanya mikorobe ndetse ukanagabanya ububabare, ndetse ikindi ukora ugabanya kubyimbirwa, aribyo bita inflammation mu rurimi rw'amahanga. Umuntu ufite inflammation rero iyo ukoresheje umugombe rwose kubyimbirwa birashira. Ibi bituma ufasha kumuvura amahumane ndetse n'ibiheri cyangwa se ibisebe byaje ku ruhu.